bagiye basobanukirwa. Icyiza ni uko iyo umuntu ageze iwacu tumusobanurira agasobanukirwa buri kimwe cyose, ndetse tukanatangira gukorana mu kigo cya Dynance. Ni ukuvuga ngo hano muri Dynance uko ibintu bimeze, ibintu biba bisobanutse, gusa nanone kukubwira kuri telefone usanga biba bigoye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, kuko uba ukeneye kumenya se, kuko muri Dynance icyo dukora ni ubucuruzi dukora, ni ubucuruzi bwa direct, donc buri direct selling. Ni ukuvuga ngo icyo dufite, mwagiye mubona produit dufite zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane mw'iyi minsi dukunze kwibanda kuri produit ya Rosenda. Produit ya Rosenda niyo dukunze kwibandaho, n'ubwashize niyo twagiye tugaruka, niyo mpamvu no muri screen uri kubona twongeye kuyigarukaho. Iyi produit rero siyo yonyine, kuko hari n'izindi ariko niyo turi kugarukaho cyane mw'iyi minsi. Impamvu nuko tugira ngo abantu babanze bayimenye, bayisobanukirwe, kandi ikindi nuko ari produit iri powerful mu kuvura, mu kurinda indwara za non-communicable diseases. Iyi produit rero igura amafaranga, ndetse ikabaho na komisiyo, ndetse ikabaho n'uburyo bwo kukugira member mu buryo buhoraho bw'ikigo cya Dynance. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye member, ibyo ngibyo bifite inyungu nyinshi, kuko bizana komisiyo, bizana kuguhemba, bizana amafaranga ya buri munsi, ya buri cyumweru, aya buri kwezi, ndetse bikugeza ku mafaranga menshi cyane, ntabwo ushobora kubisobanukirwa, ariko ikiriho cyo nuko harimo amafaranga menshi. Niyo mpamvu uzabona ko abantu bagenda bitabira, bagenda baza ari benshi, bagenda bashaka gusobanukirwa n'iki kigo cya Dynance. Se ni ikigo gikora gute, imikorere yacyo ni imeze gute. Si hano mu Rwanda gusa, kuko no ku isi yose abanyamuryango bamaze kuba benshi. Imagine ko nubwo ubushize habaga inama ubushize ku rwego yabereye Malaysia niho inama yabereye. Hanyuma ubwo yabaga ino nama, bapresentinze abantu ko bamaze, donc kampani imaze kugera mu bihugu 80, umuntu uva mu bihugu 80, ni ukuvuga ku migabane, ahantu hose hagiye hatandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda, mu Burundi, Congo, ukagenda Uganda, Kenya, South Africa, ndetse no muri iyi minsi hagiye kuba habera inama zikomeye cyane, kuko kampani bashaka kwagura ibikorwa byayo. Ni ukuvuga ngo rero aho hose kampani igenda ihagera. Ni ukuvuga ngo ikituma abantu bagenda biyongera, donc bamaze kuba miliyoni. Nibaza ko ndibuka ko kampani ifungura mu gihe cy'amezi donc cy'umwaka umwe yagize abanyamuryango barenga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni muri miliyoni 8 zirenga bamaze kuba, donc bagenda biyongera. Kandi wibuke ko kampani nakubwiye ko ubushize imaze donc imaze imyaka 3 ikora, kuko yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, donc ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere kwa 2023. Ni ukuvuga ngo ni imyaka 3 n'amezi, kuva mu kwa mbere kugera mu kwa karindwi, rwo n'amezi 7 bien sûr. Ni ukuvuga ngo ni kampani iri kugenda yaguka, ariko ikiriho hano mu Rwanda ni kampani ikiri fresh. Ni ukuvuga ngo ni kampani itari yakora cyane, kuko yaje hano mu Rwanda ariko ntiyahamara igihe, bitewe n'uko hagombaga kubanza gushakwa ibyangombwa kugira ngo kampani ikore mu buryo busobanutse, mu buryo donc butuma ikora. Niyo mpamvu mu Rwanda iyo tugiye kubara igihe imaze, tubara ko imaze amezi 3, kuva mu kwa 4 kugera mu kwezi kwa 7, n'amezi 3. Rero ikiriho cyo nuko turi kwavasa cyane, turi kwihuta, turi gushyiramo imbaraga kugira ngo kampani ya Dynance imenyekane mu Rwanda. Gusa abanyarwanda nabo ndabashimira uburyo bari gusobanukirwa, bari gusobanuza, bari kumva
bari kuza kwitabira amahugurwa. Urabona ko ni ibintu byiza, ni ibintu bisobanutse, ni ibintu ubona ko abantu bari kugenda barushaho kugenda basobanukirwa, barushaho kugenda baza. Ndetse ni kampani nanone ifite product ya Hosenda, by'umwihariko hano mu Rwanda ifite testimonies cyangwa se iri gutanga ubuhamya. Iyi product iri gutanga buri gutuma abanyamuryango barushaho kwiyongera cyane, kuko twagiye tuyigaruka ku iyi produit ya Rosenda iri gutuma donc indwara za non communicable diseases, ni ukuvuga amadiabete, ni ukuvuga umuvuduko w'amaraso, abatabyara, kuko ifite uburyo iringaniza amahormone, ni ukuvuga ngo ifitemo ubushobozi bwo kuringaniza amahormone. Iyo urebye nko ku ingredients zigize, ingredients agize iyi Rosenda, ibiyigize ni ukuvuga ngo bifitemo uburyo bifasha wa muntu udasama, wa muntu usama zivamo, wa muntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo noneho agasama inda ntivemo, ndetse adasama agasama. Ni ukuvuga ngo yaba ari umugabo yaba ari umugore, ifite uburyo igenda ikabalansinga amahormone. Ni ukuvuga ngo burya habaho ibibazo iyo amahormone atari balanced, donc abaganga nibo muri bubyumve cyane. Ni ukuvuga ngo kuba imisemburo itabalansinze, ni ukuvuga ngo kuba amahormone cyangwa se imisemburo itari ku murongo, ibyo bishobora bitanga ingaruka y'uko cyangwa ibyago y'uko umuntu adashobora kuba yasama, cyangwa se umuntu adashobora kuba yatera inda. So rero iyi Rosenda bashyizemo ingredients zituma umuntu ashobora gusama. Si icyo gusa, bashyiramo n'izindi ingredients zituma umuntu ntasama ataza gukuramo inda. Ngira ngo ibi ngibi murimo murabyumva neza. So icyo nagira ngo nkubwire, icyo nagira ngo nongere ngarukeho, abaje ubushize twarabyize neza, dusesengura uburyo iyi produit ya Rosenda ikora, turabyiga turabisesengura, abantu bafatana naho bandika barandika, mbese byari bisobanutse. Kuri office turabyiga neza, turasobanura mu buryo bwa nyabyo. So rero ndagira ngo nawe rero mutumire ejo, ndagira ngo tube turi kumwe, twongere twige Rosenda, twongere tuyisesengure, twongere tuyirebe. Hano kuri office tuba dufite inzobere z'abantu bahuguwe, ndetse bagiye Malaysia, bagiye bagasobanukirwa, bakamenya ni gute iyi produit ikora, ni ibiki ikozemo, barabisobanukiwe mu buryo bwa nyabwo, mu buryo busobanutse. So ndagira nkubwire rero kugira ngo tuzabe turi kumwe, tubashe gusobanukirwa, tubashe kumenya ni gute, ese ubashe nawe kubaza ibibazo ibyo utabasha kumenya. Rero ejo ndakubwira nti wafata nimero ya WhatsApp, wafata nimero iri muri comment, iraza kuyibona. Impamvu ntago nzongera gushyira muri screen cyane nimero, ndashaka mujye munamanuka muzirebe muri comment, hanyuma nimero mubashe kuba mwagenda mugira gute muzikoresha. Ni kuri iyo nimero usanga muri comment, ubasha kuyikoresha kuri donc kwandika kuri WhatsApp, ubasha kwandika kuyihamagara, ni ukuvuga ngo igihe cyose wayihamagarira ibiriho. Rero ukaza tukagusobanurira, ndetse mushobora gusaba ko tubashyira muri group, aho tuzajya tubasobanurira. Cyane cyane muri iki gihe dukoresha uburyo bwo gukoresha Google Meet. Ushobora kwitabira Google Meet yacu, ni ukuvuga ngo tuguconnectinga ku buryo bw'ikoranabuhanga, ukabasha gusobanukirwa, ndetse ukabasha kurushaho kumenya byinshi. Ikindi, dufite inzobere, abahanga ndetse n'abashakashatsi bahuguriwe ibi ngibi. Abo ngabo uri kuri office mubasha kuganira, bakabasha kugusobanura, ukarushaho kumenya buri kimwe cyose, ukabasha kumenya ibyo utabashije kuba wasobanukirwa, ibyo byose ukaba wabimenya. Ikindi ni uko hano kuri Tumenye TV nanone byinshi amakuru y'ibanze, iby'ibanze turabibabwira, kandi tubibaha ku kigero cya nyacyo. Yaba rero uri ku mbuga zacu nkoranyambaga, Facebook, WhatsApp ndetse n'ahandi, aho ngaho tuba twagerageje kugenda tubishyiraho umunsi ku wundi, uko bwije uko bukeye. Rero nanjye Jerome, donc
icyo nifuza ni uko abantu basobanukirwa bakamenya. hari ababyitiranya bakavuga ngo iyi kampani ya Dynance ni nka bya bindi ariko abantu mugenda mwemera uko iminsi igenda ishira, uko izamara umwaka, uko izamara imyaka 5, uko izamara imyaka 10, niko uzajya ugenda uyisobanukirwa. ariko hari igihe kigiye kugera ndetse ukaza ariko usa n'uwataye igihe. byiza rero nakubwira nti wowe udukurikiye, gerageza kutugeraho vuba, tugusobanurire ndetse dukorane. ni ukuvuga ngo hano harimo uburyo bwo kuguhemba commissions za hano ziba ziri hejuru mu buryo mu gikorwa wakoze. imagine yuko igikorwa wakoze ugihemberwa kuri 45%. ibaze ko hari 35% na 30, donc hari 35% ndetse uburyo buto tugira ni uburyo donc wakora igikorwa kikaguhemba 20%. mbaza 20% bangana ati? 20% aba ari hagati y'ibihumbi 7 ku munsi ndetse n'ibihumbi 300. ushobora kumbwira ngo ntago bishobora ko umuntu yakorera 300 ku munsi. muri Dynance na miliyoni barayikorera, n'ebyiri barazikorera. Sadepa n'uburyo wasobanukiwe n'uburyo wakoze. niyo mpamvu uzaza ugasanga kuri ofisi abantu urujya n'uruza abamaje gusobanukirwa bari gutahana inyungu zabo. nuko icyiza cyo muri Dynance, inyungu ukoreye ako kanya nazo uhita uzibona, uhita uzitahana. nta kukubwira ngo nejo cyangwa nejo bundi. ufite uburyo bwawe uvuga uti ibyo nakoresha kugenda kubikoramo, donc kongera kubibyaza umusaruro, bikongera bigakora. so ubwo buryo turabukwemerera. rero nkuko mubibona sale irateguye, ibintu byose bimeze neza, abatrainer bariteguye. ndakurarika kugira ngo usabe usabe uburyo ushobora gusaba kode uzinjiraho, kuko muri ubu ngubu turashaka no kuzajya dutanga kode. waba wahageze mbere ukagira icyicaro wicazwamo, ukagira aho uba wicaye, apana kuza ngo wicare inyuma kandi warafashe kode y'imbere. so turagira ngo rero ibintu byose bibe bisobanura. rero mu byo twiga byinshi bigiye bitandukanye, ni imikorere, ni uburyo bwa system, kuko muri Dynance tuba dufite uburyo. urumva ibintu byose uko bimeze bigira uburyo bigomba kugenda, cyangwa se uburyo byateguwe. wibuke ko iyi kampani ni kampani mpuzamahanga, ikomoka Malaysia nk'uko twagiye tubivugaho, twagiye tubigarukaho. ubwo bagenda nongera nkubwira uko byifashe kugira ngo urusheho kugenda usobanukirwa, ugenda unamenya ni gute noneho ibintu bimeze. gusa hano iyo umpamagaye tubasha ngenda gusobanura kuri puwe. hano urumva tuba tugenda tuvuga ariko ntubashe gusobanukirwa neza. nshimira rero abaduhamagara bakatubaza bati se amakuru muyatubwire neza, mudusobanurire, tukabasobanura, mukagenda mumenya, mukagenda murushaho gusobanukirwa. so biba byiza cyane ko mugenda musobanukirwa kandi mukagenda murushaho kumenya. ibyo bikarushaho gutanga uburyo bwiza bw'imikoranire ku bari rero kure ya Kigali, no kuva mu ntara yaba amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. aho ngaho mubasha kutwandikira. nimero yo iragaragara muri comment, ndetse iragaragara no ku social media yacu ya Tumenye TV. aho ngaho mukarushaho kugenda musobanukirwa. nari nkikubwira rero ku bijyanye n'ibiri imbere dufite ama event agiye akomeye, ndetse mu ntara tuzarushaho kugenda tuhagirira ama event. rero mu ntara dukeneye abantu bashobora kutubera ambassadors muri Dynance Global. kuba ambassadors w'iki kigo cya Dynance Global ni iby'agaciro. ibyo ngibyo byonyine bizajya biguha amafaranga atubutse. ni akazi kandi kazaba gatanga amafaranga menshi kandi meza anatubutse. rero kuza ukaba ambasaderi wacu
urumva ni iby'agaciro kandi birakomeye cyane. Rero ndararikira buri umwe wese kuza agasobanukirwa ni gute produit za Dynas Global zikora, agasobanukirwa ni gute company ikora, agasobanukirwa ni gute noneho njyewe nshobora gutangira nkakorana n'iki kigo, nanjye nkajya mbonesha kubona ingendo zijya hanze, nkajya njya gufata amahugurwa Malaysia. Twarabiberetse ubushize twari turi Malaysia, donc company yari selectinze abantu bagomba kujya Malaysia. Ngira ngo kuri office hari abantu benshi cyane, urujya n'uruza rw'abantu. So nawe ubutaha tubaye turi kumwe byaba ari byiza, tugenda kujya mu Dubai, tugenda kujya Dubai mu kwezi gutaha tuzaba turi Dubai. Niyo mpamvu nkuhamagara kugira ngo nawe uzabone mu position izatuma tujyana Dubai. Nuko Dubai kujyayo company byose biba biri kuri charge ya company. Wowe icyo busabwa no kuba witeguye, no kuba donc uri ku murongo witeguye kujya Dubai, ubundi ukaba selected mu bagomba kujya Dubai. Ntabwo bivuze ko twese tugomba uwo munsi tugomba kugenda, kuko hari aba representative baba bagomba kugenda, abandi natwe tugasigara mu kazi. So birashoboka ko ari wowe waza ukaba selected ukazabasha kugenda Dubai, ndetse birashoboka ko wazaza ukaba selected ukabasha kugenda Malaysia. Ibyo nabyo iba ari misiyo, kandi iyo misiyo ibigomba kuguhemba amafaranga atubutse. So rero navuga iki se, mushaka kundenganya ko amakuru yose mba ntayabahaye. Inshuti bavandimwe mwe mwamukurikiye Tumenye TV, nibaza ko amakuru tuba twayabahaye ku kigero cya nyacyo, ariko namwe muhuguke. Ariko ndareka mwongere nze mbashinze, ndabashinja yuko ku biganiro byacu ntago ndashimira mwe mwagiye mudushyigikira, mugakora comment, mugakora subscribe, mugakora like, follow ku ma page yacu, ku mbuga zacu nkoranyambaga. Ariko nanone abandi namwe mudari gukora subscribe, sinzi niba mubona tubaha ibiganiro bibi, ariko nekereza ko tuba twabaha ibiganiro byiza kandi binasobanutse. So niyo mpamvu nawe mukwiye kudushyigikira, mukadutera morale, donc ibintu byose bikarushaho kuba bimeze neza. Yes, bikarushaho kuba bimeze neza. Ariko ndabararikira yuko ibyo byose bigiye kuba bimeze neza. Ibitameze neza nabyo birashoboka ko mwagiye muvuga ko amajwi ubwashize atarameze neza, ariko noneho wenda muze kunyandikira muri comment mwumva noneho amajwi ameze gute. Kesha mbere habaga harimo gusarara, harimo amakoraza, ariko ubu ngubu ndibaza ko ibintu byamaze kumera neza, amajwi yabasohoka neza, buri kimwe kiba kimeze neza. Ariko ni kubw'inkunga zanyu mwagiye muduha, ni kubw'amasengesho, ni kubwa harwo za like zanyu, za comment zanyu. Dumuriye ni inkunga ikomeye cyane, yaba subscribe yawe nayo ni inkunga ikomeye cyane. Iyo rero n'ubu hari uye ntukibagirwe kuduha comment, ntukibagirwe kuduha encouragement yego. So hanyuma rero ndakubwira yuko ibintu byose biteguye ku munsi w'ejo. Reka tube turi kumwe ku munsi w'ejo, reka tube turi kumwe. Unyuze muri comment kuri nimero uduhamagare, tubwire yuko udusaba audience, dusabe nimero, turabasha kuyiguha kugira ngo ku munsi w'ejo tuzabe turi kumwe. Ino myanya uri kureba muri screen irahari kugira ngo nawe uzabe uyicayemo, uzusobanukirwe produit. Nubwo muri hari produit imwe ya Rosenda, dufite amoko 8 ndetse yamaze kuba 9, kuko mu minsi ishize bongeyeho produit yindi igira produit ya 9, ari produit ikora detoxification mu mubiri. Iyo ngiyo nayo yaraje ubu ngubu, donc irahari, donc igiye kuba ikoreshwa. Rero ibyo byose niwe byakorewe, ariko cyane cyane ngwino twige do A a Z, no kuva kuri rimwe kugera ku iherezo ryaho tuzaje. Donc kuva ku nyuguti ya A kugera kuri Z nibyo shaka kuvuga, kuva kwitangira kugera ku iherezo, umenye buri kimwe cyose. Kandi ndakubwira yuko nuhagera
uzataha unyuzwe, uzataha wishimye, uzabasha usobanukiwe. Rero witegereza yuko iyi video izamara imyaka 3, donc uyumvise kuva none uyumvise bizamara imyaka 3, hanyuma nyuma y'imyaka 3 ukazaba ari bwo uza kubaza ngo ariko ya video ngo byagenze guta. Gira amatsiko, gira amatsiko. Niyo mpamvu nanjye ndikora, ntago ndi kugutera amatsiko, yego ntago ndi kugutera amatsiko, ariko noneho ndagira ngo ubashe kugira amatsiko, uze usobanuze, uze umenye. Ntabwo dukorera kure, ni muri Kigali. Abenshi abari muri Kigali, abari mu nkengero, abari ndetse nawe uri kureba iyi video uri donc mu Kigali nibwo bavuga wa Bweru cyangwa se hanze y'igihugu, haba ku migabane aho uri hose tubasha gukorana. Ushobora gukora mu buryo bwa online, ufasha gukora mu buryo bwa, ushobora kubona ukeneye Rosenta, ko hari benshi bajya bamagara bavuye hanze, aba diaspora ndetse abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bakambwira ko babuze produit ya Rosenta, ariko iyo bangezeho produit ya Rosenta babasha kuyibona kandi bakayikoresha, by'umwihariko ikabaha ubuhamya kandi busobanutse. Rero ibi byose ni mwebwe biba byarakorewe, ni mwebwe tubereyeho kugira ngo tubahe amakuru, kugira ngo tubasobanurire ibi byose mubashe kubimenya kandi mubashe kubisobanukirwa. Rero biroroshye cyane. Vuba turaza kuza gukenana none abandi bantu bakora ku mbuga zacu nkoranyambaga za Tumenye TV, kuko bimaze kuba byinshi, sharije nanone ugasanga ko bikeneye abantu bo kudufasha. Niyo mpamvu mukwiye kwiyandikisha, donc cyane cyane abakirangiza nk'abana bakirangiza sogonderi, cyane cyane abantu donc basobanukiwe bya multimedia, cyane cyane ibyizi social media. Ushobora kutabisobanukiwe cyane ariko ukaba uri passion, donc wifitemo ubushake bwo kumva ushaka kubikora. Aho ngaho uzajya tuguhe training, tukwigishe ni gute wakoresha imboga nkoranyambaga, ndetse ni gute ibi byose wabasha kuba ubizi ukabimenya, ndetse ibi ngibi ukabikora unahembwa, nicyo cyiza. Rero abana mwumva muri passion yo gukoresha social media, bakeneye akazi, bakeneye uburyo. Si ibyo gusa, ushobora no kuba urangije kaminuza ariko ukaba ushaka kumva, ushaka kwihangira umurimo, ushaka gukora uburyo bwa multimedia, kuko ubu ni uburyo buri gutanga amafaranga, uburyo bwo gukoresha ubwenge buhimbano AI. Ibyo ni ibintu tuba dufite, n'amasomo dufite, kandi tubasha kukwigisha nawe ukaba wasobanukirwa ibi byose, ukaba ubizi mu buryo bwa nyabyo kandi mu buryo busobanutse. Rero n'hésitez pas kutwandikira, donc ntutinde, ahubwo ugire vuba kugira ngo dufatikanye. Rero nkuko natangiye nkubwira, sare irateguye, buri kimwe cyose kirateguye, buri cyose kiri ku murongo. So ku munsi w'ejo tugiye kubana, ushobora kutazaboneka ku munsi w'ejo, ushobora kutubwira uti ejo nzaba muze, sinzabasha kubona umwanya. Dushobora no kuguha andi mahirwe yo kugushyira ku mugereka w'abantu bazaza, donc bitewe n'abantu bazaba babonetse, tugapanga ngo wowe runaka, wowe Daniel, wowe Manishimwe, wowe Sylvain, wowe Kankindi, wowe Kanarama, donc tubashyize kuri groupe yanyu, tuzabishigisha igihe n'iki ngiki. So ibyo nabyo ni uburyo tugira, kandi ni uburyo tubasha kwifashisha, tukabasha gusobanurira abantu. Rero ushobora no kuvuga uti wenda ntago ndi buhagereye ku isaha yaba, ariko ndajya nkubwira yuko ofisi ibikinguye kuva mu gitondo, nuko mu gitondo nuko ngo ni ukuhera saa moya tukageza n'ubundi saa 3 za nimugoroba. Icyo gihe haba hafunguye, ntago ushobora kuza ushoje akazi, nabwo biremera kuba watumenyesheje, tukagusobanura ugasobanukirwa mu buryo bwa nyabwo. So kugira ngo rero iyi video itambaza kuba ndende cyane, icyo nagira ngo mbabwire nuko ejo ugomba kuba uri hano, intebe zirateguye, buri kimwe cyose kirateguye, abacikanywe ubushize, abo twavuganye nawe ubonye video no aka kanya ari bwo bwa mbere, ndagira nkubwire ko sare iteguye, buri kimwe cyose giteguye. Ndashaka kuba ndi kumwe nawe, turashaka kuba turi kubasobanurira ubu imikorere ya Dynas, turashaka kuba tubasobanura ni gute produit zikora, ni gute uhembwa muri Dynas Global, ni gute ubasha
gukorana na Dynasty Global kandi ufite n'akandi kazi bigakunda. So rero mutwandikire kuri nimero iri muri comment, mutwandikire kuri nimero nyacu ya WhatsApp, ndetse muduhamagare kuri nimero musanga muri comment. So reka dusoreze hano. Jyewe ndi Jerome, ndabakunda. Reka duhure ubutaha duhura kuri ofisi hano i Kigali. Abari mu ntara muduhamagara, ndetse musaba amapointment abatabashiye kuzabona umwanya, tuzabagenera umwanya. Dushobora no gukorera kuri Google Meet zacu mukazitabira tukazabasha gukorana. Reka mbabwire nti murakoze, reka mbifurize ibihe byiza, kurama no kuramba. See you next.